mu mpaka nyinshi, mu biganiro byinshi, mu kwitaka cyane tugatakarwa ndetse tugahimbarwa, tugatakaza n'umwimerere wacu. Abenshi cyane dukunze kugaragara turi guhimbaza ndetse dusingiza amadini n'imyemerere dufite, kandi ayo madini n'imyemerere byagiye biteza intambara kenshi, amaraso akava, benshi bagapfa, abandi bagatwikwa, kandi byose bivuga ko biri gukorwa ku bw'Imana. Ubushize twaganiriye ikiganiro cyatubwiraga inkomoko y'ibiriho kandi inkomoko y'amadini, ariko by'umwihariko twasomye igitabo gitangaje, igitabo cyitwa Bibiliya. Njye ndi Urwibutso Samuel, ngarutse kukugezaho ibyegeranyo bicukumbuye, nyamara kandi bigamije gutuma dusobanukirwa ibijyanye n'imyemerere dufite. Ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2004 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, tubwirwa ko ngo aribwo haba harabayeho igikorwa cyitwa irema. Iri rema kandi ni irema dushobora gusanga muri cya gitabo twaganiriyeho ubushize cyitwa Bibiliya. Iryo rema tubwirwa yuko ngo habaye icyumweru cy'iminsi 7 ubwo Imana yaremaga, kandi ikaba yararemye buri kimwe cyose tureba muri iyi minsi. Iyo usomye icyo gitabo kikubwira uburyo byakurikiranye. Nyamara kandi uyu munsi nkuzaniye inkuru idasanzwe. Mbere na mbere hariho Jambo. Ayo ni amagambo dushobora gusoma muri cya gitabo, ariko kandi hari n'andi magambo asa n'ayo ngayo dusoma mu gitabo cy'Itangiriro cyangwa se Intangiriro bitewe n'imyemerere yawe. Ni amagambo avuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ibi bese n'ibitangaje, kuko mbere na mbere, hambere na mbere, iyo bavuze mbere na mbere, abantu benshi ndetse n'abanyamadini na za ntiti n'injijuke dufata nk'abavuga rikijyana, bamwe batubwira ibyo batubwiye byose tukabyakira na yombi, ndetse tukabiyoragura ndetse tukabimiragura rwose nta kubanza kubitekerezaho, nka ba Bisiraheli ba kera ngo bifuje umufa w'inyama bakayoragura, ibifu byabo bakabipakira bakibagirwa yuko rwose ari ibifu, bakagira ngo nudufuka, maze biza kubashahura. Iyo nkuru niyo tuzayiganiraho. Abantu rero natwe ngo hari ibyo tujya twemera tubwiwe n'abantu ariko tutabanje kubitekereza. Uyu munsi ndagira ngo usubize amaso inyuma, ujye muri icyo gitabo cyitwa Bibiliya, mu Itangiriro cyangwa mu Ntangiriro, igice cya mbere ku murongo wa mbere, ahanditse ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Imana nk'uko tubwirwa muri icyo gitabo ngo yabanje kurema ijuru, ari naryo nyine tubwirwa ko ibamo ndetse hakabamo n'abamarayika, kandi yongera kurema isi. Ariko iyo si Imana yari yaremye ku murongo wa mbere itandukanye cyane n'isi tubona ubu ngubu. Bishobora kugutungura cyangwa bikagutangaza, ariko ntujye kure, ahubwo ube hafi yanjye. Iyo ukomeje gusoma icyo gitabo, ubona ku murongo wa 2 hari amagambo avuga ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa. Igihe Imana yaremaga rero mbere na mbere, nyine atari muri wa mwaka w'ibihumbi 2004 nakubwiye, ahubwo mbere y'uwo mwaka, mbere ndetse cyane, yarabanje irema ijuru, ishyiramo ibyangombwa byose, ishyiramo n'abaturage baryo, harimo n'ingabo nyinshi arizo tuzi nk'abamarayika. Ntabwo yaremye ijuru ryonyine, ahubwo yaremye isi, iyishyira ahantu iriho ubusabusa. Benshi ntabwo bamenye iryo banga, ndetse n'ibyo biremwa byari mu ijuru ntabwo byari bizi by'iryo banga ry'uko Imana yaremye undi mubumbe witwa isi, ukaba uri aho ariko nta kintu kiwuriho, keretse ko Imana y'ubwabo yabaga uriho. Iyo ukomeje gusoma umurongo wa 2 urakubwira ngo ariko umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umwuka w'Imana rero nabyo tuzabibona ko ntabwo ari akantu ku ruhande, ahubwo ni Imana nyine. Imana niyo yabashaga kugenda kuri uwo mubumbe ikawugendaho yonyine, kuko yari inabizi. Nyamara kandi mu ijuru ho ibyishimo byari bikomeje kuba byinshi, barayisengaga kandi barayamyaga. Niba utari ubizi, aha niho hantu habaye idini rya mbere, cyangwa habaye ubwoko bw'imisengere. Aho mu ijuru ntago habagayo abantu bavuga ngo twe turi abayisilamu cyangwa turi abakristo cyangwa turi abahindu n'ababudiste. Oya, nk'uko byumvikana ntabwo ariko byari bimeze.
ahubwo ukuntu byagendaga, abari bari mu ijuru bari abamarayika bose bateranyiraga hamwe guhimbaza Imana. Ushobora kumenya ukuntu byagendaga uramutse usomye mu gitabo cyitwa Yesaya. Ni igitabo cyanditswe n'umuhanuzi Yesaya, igice cya 6, aho tubwirwa ko ngo Imana ngo yari yicaye ku ntebe iri hejuru ya byose. Abamarayika rero cyangwa ibizima ngo byazaga imbere yayo bikayihimbaza bikavuga ngo Uwiteka urera urera urera. Niba wabyumvishe rero, aho niho hatangiriye imisengere cyangwa iyobokamana nyine. Nyamara abantu benshi ntabwo bari bazi ko ariho byatangiye. Ibyarabaye bishyira kera, ndetse umunezero uba mwinshi, barayiramya barayihimbaza kuko ariyo yari yarabaremye. Nyamara umunsi umwe haje kuboneka agatotsi, hashibutse urwango mu mutima w'umwe wari ukomeye aho mu ijuru, ndetse ngo yari uwa kabiri kuri Kristo. Kristo wonyine nawe tuzamureba, ni umwe nahereyeho ndi kukubwira ngo mbere na mbere hariho Jambo. Kubera yari ariho mbere na mbere, ibyo ntago byaje kugwa neza uwari umukurikiye mu cyubahiro. Byaramushegeshe biramushengura, bimujegeza umutima, ashiramo agakomeza gushinjagira aza guhimbaza no gushengerera uwo muremyi we. Ariko igihe cyarageze arikubita ati ntabwo nakomeza gutangira isumbwe kwisumba byose nkaho ngira iryo sumbwe ryangwa nabi. Ahari wenda wagira ngo n'ay'abasizi cyangwa se n'ay'abanyamakuru cyangwa se n'abandi bakora ibyegeranyo. Iyo wisomeye cya gitabo nakubwiye gitangaje cyitwa Bibiliya, mu Byahishuwe igice cya 12, habaye ibintu bitangaje ngiye kukubwira bishobora kugutungura. Akenshi iyo turi kubwirwa mu ijuru twumva ari ahantu heza hatuje kandi h'umunezero, h'amafu n'amafuvu, icyo koze umenya nta mafaranga abayo. Ariko hari ikintu cyantangaje ndi gusoma Bibiliya mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7, haranditse ngo mu ijuru habaye intambara, Mikayeli n'abamarayika batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo. Iki kiyoka ushobora kugira ngo ni za kobura cyangwa izindi nzoka tubona hano mu isi, ariko biratangaje cyane, ntabwo ari zo, ahubwo ngo ni ya nzoka ya kera. Iyo dukomeje gusoma ngo ni ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Ushobora kwibaza ukuntu byatangiye kugira ngo mu ijuru hamwe basengaga Imana kandi bayiramya, hamwe hari idini rimwe, haze kuboneka intambara. Mbese Imana niyo yateje iyo ntambara? Iyo dusomye kandi muri icyo gitabo nyine cyitwa Bibiliya, muri Yesaya igice cya 14, tubwirwa uko iyo ntambara yaje nuko byagenze. Haranditse ngo waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Mu mpera y'ikasikazi aho niho hari hashinze intebe y'Imana isumba byose nyine. Wa mumarayika wari uwa kabiri kuri Kristo cyangwa se kuri Jambo, nk'uko nabikubwiye, Jambo nyine kandi ngo akaba yari umwana w'Imana nk'uko tubwirwa muri icyo gitabo, yaje kumva ashaka kungana na Jambo, bituma yifuza kujya kuri iyo ntebe. Urumva nyine ko bitagombaga gushoboka. Twabwiwe ko mbere na mbere hariho Jambo, kandi icyo kiremwa nacyo cyari cyararemwe. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ayo magambo nk'uko tuyasoma byagaragaye neza ko icyo gihe Imana nyine yari ihari mbere na mbere. Bivuze ko na Kristo yari ahari, binavuze kandi ko n'umwuka wera yari ahari cyangwa umwuka w'Imana, kuko yagendagendaga hejuru y'amazi. Nyamara uwo witwa umwanzi na Satani nawe Lusiferi ntabwo icyo gihe yari ahari, ahubwo yaje kubaho igihe abandi bamarayika baremwaga. Aho rero niho hatangirira urugamba rukomeye tugiye kuzakomeza kureba mu ishusho ikomeye ndetse mu ntambara ikomeye. Abenshi iyo bumvishe ayo magambo arabatangaza bakumva n'urujijo, ariko nakubwira ko ari intambara ikomeye, intambara y'imisengerere. Hatangiye kuboneka rero abayobokaga uwo mumarayika wari ukomeye. Ushobora kugira ngo yari yoroshye, ntabwo yari yoroshye, kuko iyo dusomye muri Ezekiyeli tubwirwa uburyo ki yari akomeye, ngo yari atunganye bihebuje uhereye umunsi yaremwemo kugeza umunsi yabonetsweho n'ubwo buriganya. Ubwo buriganya kandi iyo dukomeje gusoma muri icyo gitabo tubona ko ngo bwatewe nuko yibonye, ngo yumvishe nawe rwose akeneye gusenga. Niba ubyibuka neza natangiye nkubwira yuko yashengutse agashira yumva, nyamara agakomeza gushinjagira akaza gushengerera uwo muremyi. Byamwanze mu nda rero, yumva ashaka gusengwa nawe akaramywa. Ibi rero birumvikana ko byari bitangije idini ya kabiri.
mu ijuru hari hahoze hari idini imwe, idini yo gusenga Imana no kuyihimbaza, hahise haboneka amadini abiri. Ako kanya rwarasibanye urugamba, kandi nyine nk'abanyambaraga bari bari guhangana, hagombaga kuboneka abashyigikira buri ruhande. Intambara yararose, bararwana inkundura. Icyo koze ntumbaze niba harimo amacumu cyangwa ibifara, ariko birashoboka ko bitari birimo. Icyo koze icyo nakubwira nuko rwari urugamba rutari rworoshye, kuko bombi bari abanyambaraga. Ariko birumvikana ko ikiremwa kitagombaga kunesha umuremyi wacyo. Yaje gucibwa rero, ajugunywa mu isi, ya yindi nakubwiye, isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa. Wenda ubu twaba turi gusatira wa mwaka nakubwiye w'2004, ariko aya mateka nakubwiraga mbere ni amateka rwose ya mbere, kera cyane. Aya mateka yakomeje kubaho, kandi akomeza kwigishwa, akomeza kuvugwa, ari nabyo byaje kubyara amahari, intambara z'urudaca hagati y'abari bariho. Hashize igihe kinini cyane, Imana yafashe umwanzuro wo kurema umuntu. Umuntu yagombaga kuza gutura kuri yasi, ya yindi yari itagira ishusho. Birumvikana ko atagombaga kuyibaho itagira ishusho. Ahubwo icyo Imana yakoze bwa mbere, yafashe iminsi 6 yose irarema buri kimwe cyose cyagombaga gutuma isi biriho ubuzima kandi nejeje. Mu mwanya dufite ntago nagusomera itangiriro cyangwa intangiriro igice cya mbere, ariko nawe ushobora kugisoma wabona uburyo byagenze. Ako kanya nyine Imana ikirangiza kurema ibintu byose, ngo yabonye ko ari byiza, maze irema umuntu. Imaze kurema umuntu, imushyira kuri yasi, imushyiramo ngo anezerwe. Igitangaje, muri iyo si ho ntabwo hari harimo idini rimwe. Mu ijuru hahoze hari idini rimwe, ariko muri iyo si ntabwo hari idini rimwe. Nubwo abantu bari bahawe gusenga Imana kandi bakahabwa umudendezo ku bintu byose, Imana yahashyize igiti kimwe, ibabwira ko batemerewe kugikoraho, ngo cyari igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Icyo giti ntabwo bari bemerewe kugikoraho byari bihwanye no gupfa. Nyamara wibuke bimwe byabereye mu ijuru, ndetse tujya tubwirwa ko ayo makuru n'izo ntambara zabaye mu ijuru zishobora kuba zaratewe n'uwo muntu waremwe. Ngo kuba yaragiye kuremwa, kandi nyine n'uwo Rusiferi cyangwa Satani wari uriho akomeye, nawe yumvaga ashaka kurema, kandi ntibyari gushoboka, ngo kuko atari afite imbaraga zo kurema muri we, kuko yari ikiremwa. Uwo rero yakubise agatoki ku kandi, arwana inkundura, abamarayika yamanukanye mu ijuru abakoresha mu gushaka kuyobya umuntu. Imana nubwo yari yaraburiye uwo muntu, nk'uko tubwirwa muri icyo gitabo nyine cyitwa Bibiliya, ngo umuntu ntiyaje kubyumvira. Birumvikana ko hahise haboneka idini n'ubundi mu isi ryo gusenga ikindi kitari Imana. Byasaga naho Imana biyirangiranye ndetse biyiyobeye. Ako kanya Satani n'abamarayika be barishimye, batangira kunezerwa bumva batsinze urugamba. Nyamara bidatinze baje gusobanukirwa ko bibeshye, ndetse ko bakoze ikosa. Nirihe kosa bakoze? Ikosa bakoze nuko baje kwibagirwa ko ari ibiremwa, Imana ikaba ari umuremyi. Imana nyine nk'uko yari yararemye ijuru igashyiramo abamarayika bakaryishimira yifitiye, kandi yindi si iri ahantu mu mwijima, ni nako yari ifite n'undi mugambi. Uwo mugambi wo ntabwo wari umwijima, ahubwo bwari ugukiza uwo muntu. Ubwo buryo bwo gukiza uwo muntu ngo kwari ukuzashyira urwango hagati y'uwo muntu na Satani, cyangwa se n'inzoka yari yagize ngo ibonye abayoboke bagiye kuyoboka, ubundi bagatera Imana kakahava. Uwo rero yagombaga ngo kuzaza, kandi ntabwo yagombaga kuzaza gukiza gusa, ahubwo yagombaga no kuzapfa. Kubera ko nyine wibuke cya giti cyavuga ngo nugikoraho uzapfa. Ahari wasanga no mu ijuru Rusiferi yari yarabwiwe ngo ntazarenga ahantu runaka, maze nawe akaharenga. Ni kenshi natwe tujya tubwirwa kutarenga ahantu, nyamara tukaharenga. Ibi byari bikwiye kuduha isomo rikomeye, kuko iyo uharenze ntabwo wabura guhura n'ingaruka. Guturuka icyo gihe rero hatangiye isibaniro mu isi, byaraciye, haca igihe gito cyane, bishyira kera, maze havutse abana babiri bavukira muri iyi si. Iyi si nyine irimo amadini abiri.
irimo abantu bahawe umudendezo wo kuramya Imana bakayisenga kandi banezerewe, ariko kandi harimo na Satani cyangwa Lusiferi ushaka gusengwa. Yagaragazaga ko ibintu Imana yavuze ari imitwe ko bitashoboka. Igiteye ubwoba n'agahinda nuko iby'Imana yari yaravuze byasohoye kuri abo bantu. Uti byagenze gute? Bimwe nakubwiye by'amadini n'intambara zayo zahise zitangira. Dusoma mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya 3 no mu gice cya 4 uburyo Adamu yaryamanye n'umugore we Eva, wa wundi wari wararemwe nyine, akamutwika inda akabyara umwana akamwita Kayini. Yaranezerewe cyane agira ngo abonye umucunguzi. Ntibyatinze arongera abyara undi mwana. Amaze kubyara undi mwana mwita Abeli, maze amaze kumwita Abeli, Abeli ayoboka imisengere yarashyizweho n'Imana, ikayobokwa na se, maze nawe arayiyoboka. Kayini yahise afata umwanzuro ako kanya, avuga ko atakwemera kugendera kuri ayo mabwiriza adashira, amabwiriza adacika, aho buri munsi, buri kanya, buri kintu cyose cyakorwaga ngo ari uko abanje kumenya uko Imana yabivuze. Yumvishe bimurambiye rwose. Uribuka ko hari undi wigeze kumva bimurambiye nawe akashiriramo, ariko igihe cyagera akavuga ko abirambiwe. Uwo rero Yesu atangiza inkundura mu mutima wa Kayini, maze yegera mwene se, suka umugundagura, aramugandagura, amukubita hasi rwose, amumerera nk'aho bari gukora umuganda ashishikaye, nyamara byaje kurangira amuguye nabi. Ntibyatinze arapfa. Nyamara Lusiferi yari yaravuze yuko umuntu atapfa, ko ahubwo azabaho nk'Imana. Imana ntabwo ipfa. Uru rupfu nirwo rwabaye urwa mbere, aho ababyeyi b'uwo mwana bamukikiye kugeza igihe abashangukiye mu biganza, babona yuko ibyo bakinishije bitari byoroshye, ndetse rwose ko urupfu rutangiye kubashahura. Ubu aka kanya rero niho hatangiriye izo ntambara. Kandi uribuka ko no mu ijuru zari zarabayeyo ari imisengere. Ngiyi inkomoko y'amadini akomeye abiri ari mu isi n'ubu ngubu tubona. Idini imwe ishingiye ku misengere yashyizweho n'Imana. Indi dini ishingiye ku misengere yashyizweho n'abantu bashishikaye kandi bashimikiriye rwose kugira ubumenyi nk'ubwa se wabo, wa wundi nyine ubaha ubwenge n'ubushobozi bwo guhangana n'Imana no kurwana nayo. Ngiyo impamvu ubona amaraso n'ubu akiva kandi akava hagati y'abantu bavuga ngo bombi bari gusenga. Nuko buri wese aba ahisemo imisengere. Kayini yaratuye n'Abeli yaratuye. Nawe uratura n'abandi baratura. Ariko kandi nakugira inama yo gushishoza neza kugira ngo utazapfa nabi. Ndakubwira ko aya magambo uramutse uyirengagije yo muri Bibiliya byaba bimeze nko gutema igiti ukagitema ushishikaye, wamara kugishegesha ukacyurira washishikaye, wamara kukigera mu bushorishori kigashibukira icyarimwe kikagukubita hasi, ubundi kikagushishimura bakayora ishingwe. Ushobora kuvuga ko ari amakabya nkuru, nyamara izi nkuru narindi kukubwira neza neza ubigereranyije n'icyo siyansi ivuga, wasanga ntaho bihuriye. Siyansi tubwira ko ibintu byose byagiye kubona bikabaho kubw'impanuka. Wenda wasanga nawe ari kubyizera. Tuzakomeza ducukumbure turebe niba ari byo. Nge nakwibwiriraga ku nkomoko y'amadini n'intambara n'inzangano zihora hagati y'abantu bavuga ko basenga. Byagenze bite? Aya madini rero uko ari abiri, ubishaka cyangwa utabishaka uri muri rimwe. Mwifurije umunsi mwiza. Wari kumwe na Rwibutso Samuel. Tuzasubukura ubutaha.